twizihirwe rwose tunezererwe twageze mu nzu y'Imana. Nibyo ngiye kuyobora gahunda umuvugabutumwa wacu uyu munsi ni umuyobozi wungirije wa Presbytery ya Gitarama Pastor Rafiki, kugira ngo muramuzi si ubwa mbere, ariko kandi twagiriwe n'umugisha wo kubana n'abakozi b'Imana. Turi kumwe na nyakubahwa moderator wa Presbytery ya Kigali, turi kumwe na Chidikon, turazenda kugira umwanya wo kubakira b'ibyo ikaze. Turi kumwe na Pastor Maurice ndetse n'abandi bashumba muri rino teraniro, abakristo babaye ikaze. Rero mubyo kwageze mu nzu y'Imana, munyemerere dukomeze turirimbana indirimbo ya 11 mu ndirimbo zo gushimisha Imana.
umwijima zikurweho mu izina rya Yesu. Tuburijemo imigambi yose yatugira iteraniro ritagenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka wese y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Kandi iri teraniro Mwuka wera w'Imana ganze, iri teraniro imbaraga z'Imana zikore, icyubahiro cyawe kibonekere muri iyi nzu yawe yitiriwe izina ryawe. Turangije tugukomera mu mashyi, tuguvugiriza impundu, utwemereye kuba muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Amen.
kwakirana n'inyemerere twakire abashyitsi kuko mubizi uyu munsi ni umunsi udasanzwe dufite ibirori byiza byo kwifatanya n'abavandimwe bacu korali Beatitude iri gukomeza kwizihiza urugendo rw'imyaka 30 imaze umurimo w'Imana. Rero ntabwo twagirenze ngo bambaye neza baraberewe munyemerera aho bari bahaguruke tubakire dushime Imana ku bwabo. Pastor Maurice, karibu sana na usikize leo.
modereta bose tumwakire. Rero mwese mwebwe mwikaze, ntabwo ari abo ngabo gusa, byashoboka yuko no mu iteraniro hari abashyitsi bose bateranye natwe, ntavuze ibyiciro yenda nakomeje kuvuga, niba barimo nabo ntibigire tubakire. Abashyitsi batugendereye nanone ku iteraniro turabakire, namwe mwiyumve mwikaze, muri ab'igiciro turi bene so kandi mukomeze mwiyumvemo ikaze. B'amahoro ya Kristo Korali de Beatitude yo iraba yitegura yigira imbere ku
byiza ngo tuzabaza Yesu kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo twakubonye ryarurwaye turagusura, uri mu nzu y'imbohe turagusura, ushonje turakugaburira, wambaye ubusa turakwambika ryari. Nakomeza kurwana iteka ntavuma umujinya w'isi yose. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nk'uko izuba rirasira ryitaruye aho rirengera, uko niko yageneye ibihe byacu.
Turi kumwe na Yesu.
nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze ubw'imwete bw'iminsi ari mibi, nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Kandi ntimugasinde inzoga zimukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka, mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibirimbano by'umwuka, muririmba mucuranga umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mwishimira mu izina ry'umwami Yesu Kristo, kandi mugandukirane ubwoko bwa Kristo. Niki cyatumye nawe nkamababazwa, kandi cyatumye giti, kandi cyatumye yambikwa ry'amahwa, ni kubwawe buri muntu wese areba uko yabaye, uko yagenze, kuri ijambo ryatubwirenze n'ubundi butumwa. Imana yacu aho ubona tutagenze neza, hari amagambo twagiye tumubwira mu ndirimbo adukangura, yongera gusubiza amaso inyuma twongera twitekerezaho. Ariko n'iri jambo ryatubwiye mu Mana yacu ngo tujye twirinda uko tugenda, ngo tutagenda batagira ubwenge. Kandi ijambo rya Mana yacu ratubwiye ngo niyo mpamvu ikintu cyose kigomba kuba umucyo. Niyo mpamvu tugusabye Imana kugira ngo aho ubona twagenze nabi, dukora ibintu tuzi yuko ari bibi kandi tubona tuzikora neza kandi ari iby'umwijima, uyu mwanya duciye bugufi bw'imitima yacu kugira ngo umwuka yabane natwe kandi imbabazi zibane natwe. Amaraso yawe Yesu arushaho kutweza, kandi amaraso arushaho kuza buri wese amutunganye. Kandi turasabye Imana kugira ngo ubona twagiye mu mwijima tukabikora turi mu mwijima, ijambo ryawe ritubwira ngo ikibone cyose kiri mu mucyo. Dufashe Imana kugira ngo dukora byose dukore mu mucyo. Niyo mpamvu twongeye gusaba Imana ko natwe bosinziriye, abantu bakoresha Imana zabo uko bikwiriye, abantu bagenda uko bikwiriye. Uyu mwami ijambo yatubwiye ngo usinzira ntabwo ukazuke, neza uko muri cyane twakusabye kugira ngo utumurikire. Bari gukurana bagerageza muri ibintu by'umwuka, bagurira ibyo dukora byose dukora muri ayo Mana. Dufashe ko dushoboze imbaraga z'umwuka yarazibane natwe, tuduvane muri ibyo, kandi amaraso yacu amaze kutweza no kudutunganya. Kandi umwuka dushoboze, ashoboze umugore, ashoboze umugabo, ashoboze umusore, ashoboze umukobwa, ashoboze umwana muto, ashoboze umuntu wese uwo ari wese Mana, amushoboze Mana kugira umwuka yaramurinde kandi atweza dutunganye, kandi tugire imbaraga z'umwuka wera. Komeza kutugirira neza, umwuka arakomeza kutuyoboka, ukomeza kudushyigikira, byose mu izina rya Yesu tubize twishimira. Amen. Duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Dukomeze dushyire kwizera kwacu muri Kristo Yesu, kandi reka amasaha twongere dushimire Imana kuko imbabazi zayo tugiye kwakira korali Hoziyana, namwe muve n'ikaze, ni karibu mutambutse ubutumwa Imana yabahaye. Ndaza gukomeza kubasaba rwose dukomeze dutege amatwi, ndetse hari igihe umuntu afashwa kwifuza gufasha bene se, ariko ndaza kubasaba rwose kugira ngo hano dukomeze duse nk'aho dufashirizwa aho turi hano, kugira ngo neza tujye tureba ibintu byose n'aho ibintu babirebe neza. Umva aricyo cyaba cyiza, ariko bitabujijwe kumvisha ufashijwe kubera ko hari ikindi umwanya ushobora kujya ukabafasha rwose mu njyana zabo, twese tugafashwa, ariko tugakomeza gufashwa muri gahunda nziza yo gukomeza gutega amatwi ubutumwa bwiza. Murakoze, karibu.
Haleluya. Amen. Zakorera Imana gifite uburyo no mu bikomeza yikorera igera mu kaganeza gitahora we nyayo tukiga gitera zakorera iyo Mana gifite uburyo no mu bikomeza yikorera igera mu kaganeza
Hey,
Israeli iracumuye. Haleluya. Israeli iracumuye. Haleluya. Israeli iracumuye. Kuko Imana
ibihe byiza ukomeje kuduhera mu materaniro yo kuri iki cyumweru. Wakomeje Uwiteka kutwibutsa uwo uri we binyuze mu ndirimbo twagiye twumva. Wakomeje kutwibutsa ibyo udukorera umunsi ku wundi. Wakomeje gutegurira imitima yacu kwakira ubutumwa bwiza bw'ihumure, ubutumwa bwiza bw'inkomezi, ubutumwa bwiza bwubaka ibyiringiro, ubutumwa bwiza buduhugura, budukebura, butuburira. Mana uhimbarizwe. Muri uyu mwanya nanone Uwiteka duteze amatwi kugira ngo utubwire icyo ushaka kongera mu byo tumaze kumva. Gasenze kugira ngo imitima yacu itegurwe, inzitizi zose zayigaragaramo zikurweho, yerezwe kwakira ijambo uyu munsi Uwiteka watugeneye. Imitima y'abana bato, imitima y'abakuru yose Uwiteka yerezwe kwakira ibyawe. Muri uyu mwanya ugiye gukoresha abadusomera ijambo ryawe, bahumugisha kuko bakwemereye, kandi Uwiteka basoma ijambo ryawe natwe tubitegera amatwi kugira ngo Uwiteka turyakire mu gaciro no mu buremere bwaryo. Kandi Uwiteka umushumba ugiye gukoresha kugira ngo asobanure iryo jambo, tugushimiye ko wamuteguye ubwacu. Tugushimiye yuko Uwiteka wamuhaye ibyo kudusangiza kandi ubona dukeneye mu gihe nk'iki ngiki. Mukoreshe rero ku bw'icyubahiro cyawe, maze natwe dutege amatwi twumve kandi twumvire. Urakoze kuko uyu ari undi mwanya uduhaye kugira ngo tuwuhekukiremo, tugubwe neza kandi dukomere mu kwizera, tugume muri Yesu kuko hari byose. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Urupapuro rwa 556 isezerano rya kera, Zaburi ya 56 umurongo wa 8 turakira isoma n'izina rya Yesu. N'amahanga yose mwihimbaze Imana yacu, mwumvikanishe ijwi ry'ishimwe ryayo. Yihindura imitima yacu ubugingo kandi yikundira ibirenge byacu uko biteye gusa. Ntakereza ijambo ry'ijambo. Dukomeze umwanya wa mbere wa Petero, igice cyabo cya mbere turasoma duhereye ku murongo wa 3 tugere ku murongo wa 9. Umwandiko wa mbere wa Petero, turasoma igice cyabo cya mbere duhereye ku murongo wa 3 tugere ku murongo wa 9. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na Se, ishimwe kuko yatubyaye bwa kabiri n'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tuzabone umurage utabasha kubura cyangwa kwagura cyangwa kubajuka, ariho namwe mwabiciwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza twiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu y'igiciro cyinshi, kandi izahabu
kugendesha umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwayo kugaragare ko ari ukuri, amaherezo uzabaheshe ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Uwo mukunda utarabona, kandi nubwo none utamureba uramwizera. Nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu tugakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka twese tuzamure ibiganza dufatanye n'Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Turashimira Imana Data wa twese, Imana y'urukundo, Imana y'amahoro, Imana ituzi, itugenera ibihe byiza byo kunezerwa. Dushimiye mwebwe mwese mwabonetse muri iri teraniro, dushimira umuyobozi w'iparuwase ya Kicukiro mu itorero Reperi, mwaduhaye ikaze kugira ngo tuzakomeze kunezeranwa ndetse no kugira ibihe byiza. Dushimira korali Beatitude mwashimye ko dufatanya kugira ngo twizihize isabukuru y'imyaka 30. Dushimira abakristo bose b'iparuwase, dushimira na modereta wacu wa Kigali Presbytery ndetse n'abashitsi bacu beza kuva mu itorero Anglikane. Turabashimiye mwagize neza. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, tuganire ijambo ry'Imana. Haleluya. Iyo hari ibyishimo, iyo hari Imana, iyo Imana yakiriye igitambo cyacu, kuririmba birakunda, no kuganira ijambo birakunda, no gutanga Imana birakunda, no kwibuka imirimo n'ibitangaza by'Imana birakunda, ndetse no kuganira n'Imana birakunda. Haleluya. Tugiye kuganira n'Imana mu ijambo ryayo. Ijambo tugiye kuganira rifite intego itubwira ngo gukora kw'Imana kuratangaje mu bihe byose. Gukora kw'Imana kuratangaje mu bihe byose. Ayo niyo magambo tugiye kuganira. Nundi nakubaza usohotse utese mwaganira iki, umubwire ngo Imana iracyakora, kandi umubwire ngo imirimo y'Imana iratangaje. Abavuye mu byumba babona imirimo y'Imana, abaturutse hirya no hino babona imirimo y'Imana. Muri Kigali turacabona ineza y'Imana, ni Muhanga igitaramo turacabona ineza y'Imana. Iyo dusenga tukaririmba tubona ineza y'Imana, twasoma ijambo tukabona ineza y'Imana. Tuzamurira Imana icyubahiro twese. Haleluya. Turacabona ineza y'Imana. Bibiliya, ijambo ry'Imana igira 30 mikuru igize Bibiliya yose. Umurongo wa mbere mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere, umurongo wa mbere, hatangira hatubwira ngo Imana yaremye ijuru n'isi. Impamvu turi hano turimo kuganira ijambo ry'Imana ni ukubera ko ijuru rihari, ijuru ry'abera rirahari, ijuru Imana Data irimo rirahari, ijuru Yesu Kristo arimo rirahari, ijuru Mwuka Wera arimo rirahari, ijuru abakiranuka Imana bararitatse. Nibyo turimo gukorera, ijuru rirahari. Sebere amina. Nibwo turimo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 ya korali Beatitude. Nuko babaye maso, nuko bakora ijuru muri iyo myaka, kandi baracyafite umuhate n'ishaka ryo gukomeza gukorera Imana. Umurongo wa kabiri ugize Bibiliya ni mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 3 umurongo wa 16 aratubwira urukundo rw'Imana. Haleluya. Muri ibyo aravuga ngo mbega urukundo rw'Imana, aravuga ngo ntawarabona uko rungana. Muri ibyo aravuga ngo rusumba izuba. Twebwe tuba dufite ubuzima naho tubanyura mu bihe bitugoye, tumenya ko Imana ikora, kandi Imana yumva gusenga, twumva ko Imana idutabara, twumva ko Imana ikora imirimo. Mwuka Wera mu mutima wawe, mu isengesho tugiye gusenga, ubwira Imana ngo Mana, keneye kumva ibihe byiza, pereza ibihe byiza Mana, pereza gukomeza inzira, pereza kudacika intege. Umwanditsi w'igitabo cyo Kuva yerekanye gukora kw'Imana, yerekanye ko turi mu rugendo. Igice cya 33 ni amagambo Imana yabwiye Mose, yaramubwiye ngo yewe Mose, ngo fata urugendo ugende n'Abanyesiraheli. Imana iramubwira ngo yewe Mose, nubwo muri mu butayu nibuze isezerano, nagira
twenyine, ntabwo uri wenyine, turi kumwe n'Imana muri uru rugendo, muri uyu murimo turi kumwe n'Imana. Imana iravuga ngo nzaguha marayika, yewe Mose we azaguha imbere. Imana iramubwira ngo muri kiriya gihugu ngiye kubaha kirimo amoko atandatu, Abanyakanani, Abayebusi, Abahinzi, harimo amoko atandatu. Imana iramubwira ngo nzaguha kiriya gihugu, aho dukorera umurimo hari intambara, aho dukorera umurimo hari ibigeragezo, aho dukorera umurimo hari indwara, aho dukorera umurimo hari ubukene, aho dukorera umurimo hari abadayimoni, aho dukorera umurimo hari ibitero. Ijambo riravuze ngo humura. Ahubwo dufate intwaro zacu turwanye
ishabona gahinda bizashira amahoro y'Imana azakuza humura mugezi uzatuza imiyaga izatuza amarira uzayahozwa ishabona gahinda bizashira amahoro y'Imana azakuza humura mugezi uzatuza Imana yacu iratabara maruke mayo we yaratabawe rweme yayiro yaratabawe umunsi wawe nugera mugezi isaha nizare muzatabarwa yayiro yaratabawe umunsi wawe nugera mugezi isaha nizare muzatabarwa imiyaga izatuza amarira uzayahozwa ishavu n'agahinda bizashira amahoro y'Imana azakuza humura mugezi uzatuza muzaje mudusabira tuzajya tubasabira Imana ibishaka tuzongera tubonane muzaje mudusabira tuzajya tubasabira Imana ibishaka tuzongera tubonane kuri natwe turabakunda yatwite muradukunda natwe turabakunda nebuza muradukunda natwe turabakunda Kristo muradukunda natwe turabakunda muzajye mudusabira tuzajya tubasabira Imana ibishaka tuzongera tubonane muzajye mudusabira tuzajya tubasabira Imana ibishaka tuzongera tubonane n'amahoro menshi rero ndagira ngo nsabe korali Beatine bigire hano imbere bagera mu icumi maze twajya kwakira ahacecekirwa ariko Imana yaraturinze iyi korali yavutse muri Paruwasi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 1995 zatangiye ryari ni ikora twita Imana shingiro nahoraho rero byari ingorane kugira ngo korali ijye mu ivugabutumwa korali imwe igitekerezo kinyura mu bayobozi na titire hari korali y'abana n'iy'urubyiruko natwe reka twishakemo ubushobozi dushinge korali abagiyemo mu intangiriro kw'ikubitiro bagenda bimuka bataha byumvikana kugeza uyu munsi ati korali yabashije kumurika alubumu imwe hanyuma ariko tukumva n'umukura kuko tumaze gutegura alubumu ya kabiri ifashe yaribitseho ibyo byose bakayibye turareba no muri studio baraheba bivuga ngo twagize inkomyi ariko turashima Imana ko mutureba ubu twajyaga kubaha nk'uko imitima yanyu ikunda turabizi ko ukunda Imana batuyinuye twagize ingendo tujya kubona amazi sinzi uko bayanyuza mu miyaga akageraho turashima Imana dufite umubano ariko cyane cyane twumva ibyiza ari ukubasusurutsa nawe abakristo ubwabo nibo batwibwirira bati muramenye nimuzasigaye korali iyi n'iyi rero uyu munsi kumvaga twakwisanzura ariko hari izindi gahunda mutwemerere nubwo atari yumire twagize muri kovide y'imyaka 25 ntitwabasha kuyifata
ariko reka tuvuge ko n'ubundi dutangaje umwaka wa Yubile, tuzongera ibirori tubisuke gusigara muze wese dufatanyirize hamwe gusangira uyu munsi. Muri imyaka 30 bakaba bakihimbaza urugendo rukomeye rurimo byinshi bikomeye bibina byiza ko nimwacitse intege korali bihuza. Turashima Imana kubwayo. Ntabwo ninda cyane kuko umubano dufitanye turabavandimwe, turi inshuti, dusangira byose, tujya kudutererana ariko natwe tubatererana kandi tuzabikomeza tubyizere. Korali ya tuti Imana twayigeneye kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Ntabwo tujya ku mateka dufitanye na korali Steve kuko ni maremare, kuko urumva ko afite imyaka 30. Mwakoze cyane. Amen. Uravuga ati kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibikwiye byose ugakora imirimo myiza yose. Gukora imirimo myiza yose kimwe n'umuryango w'Abakristo bamwe ahangaha muri icyo gihe ukaba wanamayutse no kugaruka kubana namwe mwese. Ni iryo jambo twifuriza. Murakoze. natwe rero tuvuga yuko twabana nabo ubutumwa babituye twabubagejejeho kandi rwose tubahaye impundu. Imyaka 30 ntabwo ari ubusa. Avuze ko twatanze impano bagenewe kubivuga twabagejejeho ibahasha y'ibihumbi 100. kandi by'umwihariko ukomeze ushyigikire umurimo w'ivugabutumwa amatorero ya Gikristo akora mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ukomeze ushyigikire ivugabutumwa mu ndirimbo korali zikora. Mana yacu ubwoko bwawe uburyo bwose ubukoreramo, Mana ukomereze amaboko kandi ukomeze kubana nabo.
umwanya wo gusoza igiteraniro turamushimira uburyo wari warimo natwe ikagenda neza kandi tukwiragiza kugira ngo mu bihe biri imbere ukomeze kuba bashobora byose ibyitegererezo by'imirimo myiza hano mu muryango aho dutuye n'aho tunyura hose. Kandi Mana yera, gahunda z'umurimo wawe, gahunda z'imiryango, gahunda z'igihugu cyacu zigiye gutangira guhera ku munsi w'ejo kuri iki cyumweru tugiye kwinjiramo, zose uzazigire kugira ngo zizatubere umugisha. Kandi Mana yacu ukomeze gushyigikira umurimo wawe uburyo bwose ukorwamo, kugira ngo ukomeze ufashe benshi kumenya, ukomeze ufashe benshi kwakira, ukomeze ufashe benshi kwizera, ukomeze ufashe benshi gukorera. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, uduhere none ibyo kurya byacu muri uyu munsi, tubabarire ibyaha byacu kuko natwe turabitugirira, ntuduhane kubitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Uhereye none ukageza ibihe bidashira.